kuki mutagiye kumusapotinga kandi ari inshuti yanyu kan collecting gato ntago ngiye n'inshuti na nyama nta na nimero yengira oya se kandi nta nubwo tuvugana hari ukumenyana ari no nari n'ubushuti yego ntago turi inshuti rero kuba umuntu wese muzanye ntago bivuga ko ari inshuti yawe yego kubera iki se nose kuki ubundi wumva ko umuntu agomba gukora ikintu ngo atumire abantu kuki se wumva ko wenda umugabo watamubwiye ati nta bandi bantu nshaka ni uburenganzira bwe kuko niwe waterewe ivi si wowe singewe yego sohokira man sohokanaka niwe ku giti cye kandi najya gutumira abazaza tuzare ko ari umuntu azakujya mu kwengo nuko ngo atamutumiye mwiza okay nanjye nkoze ikiganiro kenshi ndashimira nkunda gushimira Clapton ariko mana ngo nashikanya gushimira Clapton pe nago bibaho nk'umuntu wangira ikizere akanshyira mu muturanyi nta kindi kinagendeho namuteshaga umutwe utabaho buri munsi yego angira icyo kizere nize filime wirukanwemo muri projet uzikora uzirimo ukajya kumva umuntu araguhagaritse cyangwa se barakwirukanye nimba yaravi ikindi kintu cyanongwe nuko nawe no mumere kamwe ngo umwana ngo ubuje ngo nukusa ngo nagwenze ngo niswe ngura akabobo ngura agakozi ko mu rugo nguri kabi ngo umwana wenyine ukumva bigaragara ko nyine bya bintu mba nakoze bari byanyabye. Yes, mahoro y'Imana kuriwe kandi subscribe ku isi dutuye TV ndetse na Big Town TV. Uyu munsi wa none sinzi kundi buza kwivuga nakiri umwe mu bahitinzi mu bakobwa bakunzwe mu bamama bakunzwe mu bintu byinshi bya bitandukanye cyane yaciye ibintu hirya no hino yakiye amafilme menshi atandukanye baramukunda ndetse baramutaka. Uyu munsi wa none uwavuga ubwiza bwe muri acting ntiyabonaho abihera. Yes, ndamwitande koko afite amazina menshi hari Fidia, Goreti, Korodina, Matibori, amazina ye yose ni menshi cyane. Gore umeze neza? Umeze neza cyane. Umeze fresh? Yego. Iyo nkubonye umutima wanjye urazamuka nkumva ikintu kibineza neza n'urukundo rwinshi rurimo ruragenda rukura kuri wowe. Ariko do you have a boyfriend? I have a husband. Ayiwe. Ubwo mbaye wande? Ubaye abandi bakobwa basigaye. Wari wagira crush ku muhungu? Ushatse kuvuga nyine ubone nk'umuhungu mvura mukunze kandi ufite umugabo? Nago byari byabaho. Nago byari byambaho. Yego mbere yuko ushaka wigeze ubona umuhungu mvura mukunze umva mubwira ko mukunda? Oh yes. N'ijana barari. Yego. Iyo mbonye ubona ari iki kintu umuhungu umukobwa yankundira? Confidence. Ni cyizere kidafite amafaranga. Oya. Yego. Nyine ugira confidence kandi uri na mwiza. Oh wow. Ni umukobwa mbere mbwiye ko ndi mwiza cyane. Yego uyu munsi wa none tugusanze Inyamirambo wakoresheje casting ndavuga ngo reka nze ngo profite nkwakire mbese nkubaze impamvu y'ibintu ubundi kubera iki Claudine yateguye casting kandi afite abakinyi benshi basanzwe baziranye yakaba yamagaye ku matelefone ngo baze muri filime ye. Okay murakoze. Nkuko nakoze Love and Secret nakoreshejemo ndakeka nakoreshejemo abantu baba star nk'aba Yves ba Gahima yego abandi nyine bagiye batandukanye ariko naratekereje ndavuga ati okay ku makamera menshi hahora aba amasura yego ntago ari uko wenda hari abakinnyi babuze ariko hari abantu benshi urumva nka Mama Nick arabizi ko afite ishuri ryigisha gukina filme kandi nanjye nitoreje yo kwisiga kandi nzajye muza kwisiga abantu umukinnyi wo kwisiga ngewe babizi neza ko kwisiga. Of course narahize pe cyane wow haranava akinyi beza kandi babahanga yego so rero naratekereje ndavuga ati kwa Mama Nick aba bana beza bazi gukina. Anyways naje kwa Mama Nick na ahantu hose u Rwanda rwose igihugu cyose gifite abantu bazi gukina afite impano umuntu akajya aratasinze avuga ati ngiye nshaka kuzakina filime ndavuga ati say why not ko ngiye gukora indi projet ya kabiri izasimbura Love and Secret yego kuki ntashyiramo abakarakta bashyashya nyine abana bashyashya hano hanze bambwira abantu guys mujye menya ko impano zirashira umuntu aba ari umustar kejo mu gitondo ugashiduka razimye hano hanze abana bafite impano za danje ariko tutayaduha agaciro so rero ngiye navuze ngo reka nkora ibintu bitandukanye n'iby'abandi kubera iki se nge ntagira abanjye navanye kwa muri casting yego abana bagitanya muri makigu nawe wagiye muri wa mujyo kuvuga ngo ukikwizamura impano nkuko nanjye nyine hari umuntu wamvanye wambonye arankunda nyinisha nkaba Clapton
yego yambona nakoze akana kavuga ati nta mwana arabizi. hano mu Rwanda tumaze kumenyera ko cyane cyane habaho utuntu tw'udutimu cyangwa se utuzu tw'abakinnyi ba filime ndetse n'aba producer baba bafite abantu babo. Uyu munsi none nk'umuntu wari watangiye projet wari umaze kubaka timu yawe kuki uticenga utekereze uvuge ngo nkuko Kiramana bafite abakinnyi be tuzi wenda kwa bamenya akabara abakinnyi tuzi kwa Karabutoni akabara abakinnyi tuzi kuki feed yabatakumye mu uwo mujyo navuga tekana ubaka akazu kanjye ndajya ngenda kakankurikira. Ntago timu umuntu ayubaka ku munsi umwe ngo nuko yakoze projet abyuke mutoro cyakaravuga ngo ko nabakoresha muri filime babaye timu. Ni nkuko umuntu adasaba ubushuti timu iriyubaka ubwayo bitewe n'abantu discipline suko abantu twakoranye muri Love and Secret badafite ibyo bintu byose mvuza aho ngaho ahubwo nuko I was starting narindi gutangira gukora ibikorwa byo gukora filme narindi mu producer mushyashya kandi I'm very sure ko aba bakema nagabantu no saba abatanye na Kema baracyari si bose ariko urakoze yoya abatangiranye na Kema nibo bakiri kumwe ariko urumva okay harabo batangiranye bakiri kumwe harimo uwitwa Soruba Devu Nyambo Naisha abo nabantu bangahe batanu cyangwa bane abandi bose afite abandi bo bagiye bagenda bansabe twarababuze bamitse twarababuze yego bari abashyashya rero nanjye suko aba Love and Secret nabasize guys ahubwo nanjye nashatse ngo haza abandi nose kuki wumva ko Love and Secret nibigizwe n'abakinnyi wenda 10 indi ngiye uko itarwa n'abakinnyi 20 cyangwa 30 kandi nzakuramo iyo team yego kandi team ubwayo niyo yiyubaka ntago ari umva ngo ngiye ngo nyine team ngo umuntu ndamukomeje oya bitewe na discipline y'umuntu niwe utuma uwo muntu amuvuga ati n'umureka mugire team yanjye yego feed yatwamumenye ari umukinnyi wa filime uyu munsi wa none n'umuproducer hari abantu benshi cyane bajya kuvuga ko sinema nyarwanda itarimo amafaranga ese aya mafaranga uri gushora nayo wakuye muri filime cyangwa ufite utundi tuzukora cyazo urashyuha ma ndashyuha wa muntu ndashyuha okay na baravuga ariko baravuga ntago ari byo yego kubera ko ubundi nta muntu wunguka atagize gute like nta muntu wunguka atashoye cyangwa ngo aho yunguke atabanje gushya urabanza ugashya ugatwika mana ukaba nyine ivoto yego kongera ukiyubura bushyashya so ariko ibyo byabaye ku bandi ntabwo bizamba kuki uzumva ko njye bizamba akure nashoka cyane ko nyine kuki wumva ko njye Imana itabiri ku okay ntabwo bivuga ngo Imana ntabwo ikonderwa abandi se kuki utumva ko njye ntaba breast nanjye nagira ibyanye nyine amafaranga navuze ngo ndashoye nkatanuko mwanya niriwe momba kuki utumva ko njye ibyo bitabitaba oya umuntu yafite umugisha n'Imana ngo byose birashoboka cyane n'abantu beza yego uyu munsi wa none Fidia n'iki kintu ashima cyamubayeho kimutunguye ataragitekerezaga Imana icyo cyambayeho ntatekerezaga nyine ngewe ku ruhande rwanjye ngira timu ndavuga ngo ni nk'aba ya timu nyine duhora turi kumwe abangira inama nyine abo bantu baje ntaba expecting abo mfite ubu sinigeze mbatekerezaga abo natekerezaga sibo bamfashije ahubwo abo natekerezaga nibo bamfashe n'ikintu cyo nyine cyambayeho mu buzima ndabati na n'ubu yonje byati se ni ngewe ufite umuntu ushaka kumamaga mutone cya Karengo Feed uri bakwizi gahunda ugiye kuzikora wakanyibutsa nge ntarab nyine mwumva nyine ibyo bintu birarenze ko umuntu yifata abantu babiri batatu akanyetaho yego mwizamuka ryawe mu iterambere ryawe rya sinema niki kintu umufana yabarigeza gukorera ukumva kiragutunguye umufana umuntu wangura ikaze ya Henike nari ndi kuri live ngura ikaze ya Henike nyine byaranshimishije ikindi umuharo umufana wigize nta nubwo yabikoze ahubwo abafana benshi aragiye barira yego nyine ngiye mu bana abantu abafana bakarira ikindi kintu cyanungwe nuko nawe n'umumere kamwe ngo nyine ibintu binungwa cyane cyane ngo umane ngo ubuje ngo nukusa ngo nagwenze ngo nizwe ngura akabobo ngura agakozi ko mu rugo nguri kabi ngo umane wenyine ukumva bigaragara ko nyine bya bintu mba nakoze bari byanyabye kuko umuntu mbona mu mujyi akatavuga ati nzi ko umukozi pe nagwe nzi kuzi kwambara gutyo yego nyine nzi cyangwa kumva umuntu arambwiye nk'umume ngo akane ngo mva agakobwa ngo agakoze ngo nano ngo nsuhuze bya bintu birambabaza akana ngo tashaka muri bangubise mu abona ndi matibore yego iyo uhuye n'umuntu akakumenyera ubona ari hasi yawe urugero umurusha ubushobozi umurusha igikundiro umurusha ubwiza sibyo hari ukuntu umuntu umurusha amafaranga ariko akakubonera mu gashuruka wa muntu uri hasi ubyakira gute
bifata nk'agasuzuguro barabikora bifata nk'agasuzuguro ariko turi mu isi buriya iyo umuntu agusuzuguye hari impamvu buriya bagusuzuguye ahubwo wemenya impamvu agusuzuguye ibyo mbivuga ngo aransuzuguye ahubwo mpita nanjye kwireba nkitekereza bati se kuki yansuzuguye kuki icyo kintu nyine yagikoze kandi nta kindi kintu nabikoraho ko njye umuntu ansuzuguye ntabwo musuzugura yego kwa kusuzugura umuntu uyu munsi ejo akakuyobora so rero ntabwo njya njyitaho iyo yansuzuguye ahubwo njye nangira kwireba nkibaza impamvu yansuzuguye yego urumwe mu bagitwesi bakunzwe cyane hamwe na bagenzi bawe bandi tuba tugenda tubona hano kuri imihanda ariko ejo bundi uwitwa Miki uwitwa Nyambo yaterewe ivi ntegereza ko nibuze kubonamo ifoto yawe ishusho yawe nawe wagiye kumusapotinga sinakubona yaba wowe ba Miki n'ibindi byamubiri bitandukanye yewe na Kiramani nka Daddy we nshobora kuba ntaramubonye kuki mutagiye kumusapotinga kandi ari inshuti yanyu kan collecting gato ntabwo ngiye n'inshuti na Nyambo nta na nimero yengira oya se kandi nta nubwo tuvugana yo iyo dure mu birori turavugana bisanzwe ko duhuje akazi hari ukumenyana hari n'ubushuti yego ntabwo turi inshuti rero kuba umuntu wese muzanye ntabwo bivuga ko ari inshuti yawe yego none basi watubwira iki utekereje nk'ukuntu ubana n'abantu wenda nawe tuzi ko agira inshuti nyinshi cyane uyu munsi wa none nk'umuntu waterewe ivi nka Bakiramani bahisha abandi bose bari inshuti ye tubabonemo tuzi ko kiriya kintu cyari cyiza cyari gikwiye yego kubera ikizi nose kuki ubundi wumva ko umuntu agomba gukora ikirori ngo atumire abantu kuki se wumva ko wenda umugabo atamubwiye ati nta bandi bantu nshaka ariko burana gatwirano kaba kari ngombwa kandi no kwishimana none se kuki wumva ko nyine uwagiye kumutera ivi batabivuganye hari ukuntu bavuga ngo urupfu rwa benshi ni umunyenga burana ibyishimo birimo abantu benshi nabyo hari igihe biryoshye ariko nyine hari urumva hari umuntu ushaka gukora ibintu quietly atuje kandi ntabwo babimurenganyiriza yego ni uburenganzira bwe kuko niwe waterewe ivi si wowe si njyewe yego si uwo Kiramani si uwo kanaka niwe ku giti cye kandi najya gutumira abazaza tuzare ko hari umuntu uzaba kujya mu kwe ngo nuko ngo batamutumiye mwiza bazaza ese wowe uramutse wishyize nko mu mwanya we kara kantu yakoze wowe wagakora ku bwawe n'umutima ugira n'umutima ugira jewe kubera ko nyine bitengiye n'ukuntu neye nanga n'igikana ntabwo nimugafata abantu ubundi hari ikintu mujya mwica nimugafate kanaka ngo mugiranye na kanaka ko abantu ntibavukana ntibarezwe kimwe ntibagira imico imwe ntibiyemera kimwe ntibarya bimwe ntabwo bagira ama hobbies amwe so people are different kandi characters are different too yego uru ruganda tubamo kuna kuva ko hari igihe rubamo n'abanyeshyari ese izamuka ryawe n'ikora ryawe wowe rigeze uhura n'umuntu ukabona yagize ishyari kubw'ibikorwa byawe kubyo ushobora no kukugambanira nta muntu ujya umenya umuntu ufite ishyari ntabwo bijya bibaho kuko ahubwo wa muntu mwegeranye n'ubu ugomba gutinya naho ubundi abandi bose industry yari ribamo ariko ntabwo wamenya umuntu ukwanga yego buriya biragoye cyane iyo bifite episode nk'ijana kugira ngo umenye umuntu ukwanga itwara episode 100 yego kugira ngo uzabimenye iyo niyo ari finali rero twese mwizamuka rya filime tuba dufite abantu twagiye tugatakambira tukinginga tugasaba bakatwima ninde muntu w'icyamamare uzi hano mu Rwanda muri filime wabarabwa ati musa wamfashije akakubwira ati musa iyo nkurebye mbona nta kirimo pe akanaguca intege akakumvisha ko nta kizavamo nkamubwira ngo namfashe se muri filime ahubwo ati rwose iyo nkureye mbona nta kirimo mwizamuka ryanjye nta muntu nigeze nsaba ngo ankire muri filime byange yego kandi nari inginzi uwo ninginzi rero yaramfashe nawe utumye ngera hari ukuntu umuntu akubona akabona isura idasamaje akaguhisha inyuma mu bandi ese byaba byarigeze bikubaho oya wamanye ubwiza kuva na kera nkakubonaho rwose yego niba ndi bantu batatu ushimwe kuvuga ati abantu batatu ndabashimira ko uyu munsi wa none bamfashe ikiganza ndetse bamwe na bamwe tukaba turi kumwe twatanganye cyane nta muntu tukiri kumwe ahubwo ukanshimira abo turi kumwe yego nanjye nkoze ikiganiro kenshi ndashimira nkunda gushimira Clapton ko buriya hari ibintu nyine abakinnyi dukunda kuvuga ngo ngo yankinye mu muturanyi ngo ubuso niko nakirimo ngo n'ubundi ngo urese ngo ninjye wayizamuye buriya byibuze umuntu agufasha ukuboko akakubwira ngo akaguha nyine akakwerekwa inzira yo gucamo ntakuyobye uwo muntu aba afite itapfari yashyize ku buzima bwawe no ku mana yawe yes I was goreti yangize goreti ariko nanjye ubwanjye nyine ndizamura yego ariko mana ngo nashikanya gushimira Clapton pe ntago bibaho nk'umuntu wangiriye icyizere akanshyira mu muturanyi nta kindi kintu agendeho namuteshaga umutwe utabaho buri munsi angira icyo cyizere nkanashimira utumye ngera ari we Yobedi
Obedi. Wow, amashyi menshi kuri Obedi. Obedi namumenye vuba ndi muri Maidota bambwira ngo hari umuntu ngo editinga ariko gukunda cyane nawe icyo kintu ariko uwo muntu numuzi amasete yose ugezeho gushaka ngo gutwa ngo Obedi gukunda ni nawe kweditinga narakweditinga ubwiza bwawe ingendo yawe ntabwo ari byo bwiza akamana bakabye icyo mbavuze erega bra ni kugira mwiza cyane nk'umukara. Okay, yes. Arambwa ati bakanyama ngo umuntu aragukunda guhera muri Maidota. Rero umuntu ngerageza kumushaka ngo mumenye akaba no tumyimagarara aha turi gutya ibintu byose byabaye no kubera we. Wow. Nyine aransupport. Munshimire Obedi nimwe mutajya mumubona kuri kamera ubwo bari inyuma ya kamera. Yego. Obedi ubwo no Obedi studio da. Obedi studio. Obedi studio kumbi niwe mbamuzi. Editinga namufanye kuva kera. Aziko editinga guys, aziko andika, aziko directinga, niwe wa directinze Love and Secret. Ni nawe wayanditse ijya kurangira, ni nawe wanditse ziraza ino yitwa Mutoni iri gusohoka. Manake nyine akora ibintu abantu nyine batazi, ari behind the curtain and is doing a lot of things. Azatwemerera imwe yigaragaze. Of course. Yego dusoza ikiganiro sinabura kukubaza ni iyihe filime yaba yarigeze kwirukana nimba nize filime wirukanwemo muri projet uzikora uzirimo ukajya kumva umuntu araguhagaritse cyangwa se barakwirukanye nimba yaravi baratwirukanye mwana wa yanga twaragiye mwana wanjye yego baratwirukanye wallahi ni hari projet waba urirukanwemo ukababara ukafata ndababaye kwino projet bayinkuyemo njewe nago banyirukanye nabwo bamwe ngo ndakwirukanye ni kwa kundi uri nko gukina ukagukinisha gasene ko kwirukana kajya vuga mu mutima mwana bazangarana nzagaruka mabuja zamabara muri filime bazandika mabuja amababare kwezi kugasha bataguhamagaye nta communication kabanye yani bakubwira ati wenda twaraguhagaritse ku mpamvu izi neza n'icyo kintu cyonyine nanenze ariko kuba ngo wenda barampagaritse ngo mbabare ntabwo nigeze mbabara pe kuko hari igihe umuntu hari Imana ikora ibintu byayo hari igihe umuntu ashaka kukubuza iki aguhesha kiriya ariko watabizi yego ndumva niyo ngiyo nta yindi filime nigeze nirukanwamo ariko ntabwo bashaka babona batarananyirukanye ahubwo wenda ntabwo navuga ngo mujye munyumva neza nuko wenda bazajya gukata bazakata kariya navuze kandi no uzagakara ariko mureke mbabwiye ntabwo umuntu yakuvanye muri story yavuze kakwirukanye ahubwo ari igihe story yawe iba yarangiye hakaba icyo zonda cya communication kubwira ati filime wawe warasoje muri make ntibabikubwira ariko hari igihe story umuntu bamurimita ku buryo nta yindi story yawe iri muri filime pe nimukabona bahagaritse muri filime skize ngo ugire ngo bakwirukanye oya ntago ariko filime imeze ari ibyo ngibyo buri wese wagarirwa yajya yigaragambya tutibanze ku magambo menshi kuko ngwe tuze kuvuga makeya ni message wagenera abakunzi bawe abagukurikirana umunsi ku munsi guys nyine mumenye yuko ikintu cyose umuntu agera Imana ashaka Imana ikimugezaho kandi ikindi Imana guys work hard nukumve ko udashoboye jya wumva ko ushoboye Imana twese ntago babyarakunze umuntu aba yarihirinze ageza mezo de jeune ajya kwitoza bino by'amakasting imba nkora I was once day nanjye nigeze kuba hari ahantu imbere y'abantu ndi gukora casting ndi gutitira nanjye nifuza ko nakina rero ikintu umuntu akigeraho bitewe n'impamvu wakoze cyane kandi ni uri gusengera ibyo bintu ikindi nukumve ngo angoranjye banzakina ikintu kizamura umuntu n'impano ye na discipline mu gihe discipline bafana beza nimshaka kugiraho aho wenda nagera wenda ushaka kuba your role model gira discipline kandi ukora ibintu ukunda atari uko ushaka kuba fame kora ibintu ukunda uzi ngo ngiye nkunda gukina filime ubikore kuko bikunze atari uko wabonye kana kabaye umustar sinabura kubaza ku kantu kamwe ko nyerekanye mansoza urumwe mu bacuruzi mu business woman ndetse ufite na business zawe ujye ukora unacuruza live cyangwa se ukadelivaringira abantu uyu munsi wa none ufite aka business kawe cyangwa se agashop kawe wafunguye live utito ujye ukoramo iriya business harimo abantu bayivuzeho rumwe nawe hamwe nawe mutayivuzeho rumwe ku giti cyawe ujya gutangira uriya mushinga wo gucuruza ibicuruzwa cyane cyane wita ku bagore
Ego. iyo business wahisemo gukora nk'umusitari top kankosore gato ntabwo mfite shop kuri TikTok. Ndagukosoye nta n'ibintu ncuruza kuri TikTok. Ngewe akazi kanjye nta na business ngira business yo gukora filime gusa. Akazi nkora nako kuganiriza abana b'abakobwa abana ko gabanyura mu bintu byinshi buriya nuko utabimenya twege nka tuba twarabinyuzemo tuba tubizi n'abadamu bari mu ngo zabo mbangira ngo gusa bumve ko turi kumwe, bumve ko umuntu nimba afite ikibazo mu rugo rwe atari wenyine ahubwo tubihuriye ari benshi. Impamvu mbishyira kuri TikTok nuko ari ikintu gihura rwo n'abantu benshi kubyo agasanga ndi kuvuga nanjye umugabo arankubita nawe bamukubita arahita yumva ko ari ibintu by'abantu bose. Rero ngira inama abana b'abakobwa kubijyanye n'imyororokere ndetse n'abasore n'abagabo muri rusange n'abantu bari mariye as a married woman. Yego. Hari abantu bajya bagenda ku muco nyarwanda cyangwa se abantu bavuga ngo umuco nyarwanda hari igihe tuwurengerera ngo hari igihe dukora ibintu ukasanga ngo uri kurengera. Uyu munsi wa none ni isomo kandi rikomeye cyane ryari rikwiye no guhabwa abo bana b'abakobwa ndetse n'abadamu muri rusange, ariko harimo abantu baba bumva ko ngo kubivuga ngo ari ugutandukira ari ukurengera. Uyu munsi wa none nihe message wagira abandi bantu bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo bo kumva ko kuba ubikora bacinka amabere? Okay, nago nigeze mbona feedback nyinshi z'abantu bambraminga z'abantu basanzwe usibye wenda muri industry ndimo niho nyine nkunda guha n'umuntu nkumva agashyizamo ako kantu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo 98% urebye no kuri ku munsi abantu rero ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku munsi babisearching ni nka 89% basearching ibyo bintu. Bivuze ngo ni ibintu bitera abantu biri interested, abantu bari interested kuri byo nyine. So rero ni ibintu bisanzwe, ni ibintu umuntu avuga na kera twaga turi muri class cyabivugaho isomo twa tugiye kwiga itarihagarara tukajya kuri ibyo bintu. Ni gute wowe ukavuga ngo ibyo bintu ngo ntabwo twemeye kuvuga kandi n'abana mabigisha ndetse n'abadokta n'abarimu n'ababyeyi hari ibintu umubyeyi atinya kubwira umuntu ikintu umwana we, ariko ngewe nshaka kuza mu mwanya w'umubyeyi wawe cyangwa umwana wawe. Ndetse uyu munsi bayikiraro cy'ababyeyi benshi yego n'abakobwa yego. Dusoza bwa nyuma gira message uginira abandi banafite impano bari hirya bataza kwiga kwishyiga. Mana we mwaracitswe, Mama Nike n'umubyeyi mwiza nawe ndanamushimira. Mana Mama Nike nyine ngiye nakuze mufana no nyine ngiye kuva natangira gukina filime nta mubyeyi nabona umeze nkaho. Bivuze ngo rero uje kwishiga ntabwo ubuje kwiga gusa ngo filime ubuje no kwiga discipline pe. Si ahantu Mama Nike ari n'ahantu hari abana umwana niyo aza baricyara gute ntabwo Mama Nike yamuna. Ibaze ko Mama Nike atananirwa nyine kuri ahubwo n'abantu mufite abana babananiye mujye mubazana kwa Mama Nike abafashe, kuko ntabwo ushaka kubona Mama Nike ngo afite ikintu cy'igitinyiro muri we abantu batazi n'urukundo rukabije ahaba ahantu bituma nawe mwana ufite imico baba bati akigengesa ko abonye Mama Nike aho hantu. Rero waba ukunda gukina filime ngo no kwa Mama Nike ukine azakwakira nk'umubyeyi yagira urukundo nyine rukabije pe. Ndagira ngo mabwire ngo niho hantu hambere naririye tukana nta kintu kibaye ngo twamukwe ngo anniversaire twese tukarira ugasanga aramara kugira ngo ni ikiro cyabaye turi kumushimira gusa turi kurira. Guys muze mukine uzahavana discipline, uhavane imico myiza, uhavane gukina filime kandi uhavane ubundi bumenye burenze gukina filime kuburyo nawe akora ibyawe. Murakoze cyane. Babwira ngo tuza gusa dushyiraho nimero za Mama Nike abandi mu muhamagare abadafite nimero gusa cyo ziko ziba zifite n'abantu benshi cyane kuko nta muntu ajya yimarira dushyiraho no kuri big screen ya namwe mujye mu muhamagara mubaze buryo mushobora kuza kwiga kwiga. Murakoze cyane ndabakunda. Kuri mu kiganza cy'umugisha rye wasanga iterambere ryanjye riri mu biganza byawe. Amen ayo. Asante. Yego.